Muganga ntago ari umwesikoro. Kuratwedekaga. Umutungo ugiye kuwukoresha iki? Nakubwiye ko ngiye guhindura ubuzima nkashingamo business ikomeye. Yes, nk'umwana w'umukobwa ukiri mutoya wanyuze mu buzima bugiye butandukanye urumva kaza gufashwa na muganga guhindura ubuzima. Nk'umushinga ujya gukora nuwuhe kandi umuganga uzamwitura iki? Inkuru yacu y'uno munsi umwana w'umukobwa yarampamagaye perambwe ati ubuzima nabayemo bwari ubuzima butari bwiza. Umuganga namenye kuri YouTube ajya gukora ibitangaza mu nkuru zacu ku murongo TV. Ni cyane zose ku murongo ntago izatandukira izagenda ku murongo. Baramutse neza neza kwamamaga ariko n'ubwa mbere nkubonye ariko bire ko dutangiye kino kiganiro wambonye ariko kuri kamera nanone urambonye n'ubwa mbere. Umeze neza? Meze neza. Amakuru yawe? Neza. Wambwiye byinshi ntabwo byose twabivuga ahubwo ibyishimo nibyo dukeneye none ahangaha dutandukanye abaganga b'abatubuzi n'abakora ibikorwa byiza. Warayatanze pe. Ubwo tukomeze warayatanze. Narayatanze. Wayakuye hehe? Ego kunoreye kubera ubuzima bubi nari ndimo ntabwo nabashije kwiga ngo nsoze. Nyuma yaho naje kubona udufaranga dukeya mu bihene. Ihene zirororoka nza kuzigurisha mbona amafaranga 200,000. Ndebye kuri YouTube mbonaho umuganga ajya akora ibikorwa nyine bigiye bitandukanye ngagaruza ibyibwe ngavura inyatsi ngatanga imitungo byose muri make. Wayitwaje ikarito? Ikarito nayizanye nta kintu kirimo. Yambwiye yuko nzazana ibisabwa ubundi akagira iki agakora ibitangaza akuzuza iyo karito. Namuhaye amafaranga 200,000. Yambwiye ko azakora ibitangaza. Impamvu nabahamagaye rero ni ukugira ngo natabikora muzamutangaze atazagira n'abandi bana kuko dusura batandukanye mu bice bigiye bitandukanye. Abadukurikiye bose ni ku mugaragaro ngo ujye guhindurirwa ubuzima. Ngiye guhindurirwa ubuzima nanjye ibyo yansabye byose nabizanye inote buri mwe. Ko muri ufite amafaranga mu ntoki se mukobwa? Aya mafaranga rero we yarampamagaye nanamuhamagaye arambwira ati nzaze nitwaje amafaranga buri note ya 500 y'igihumbi n'iya 200. Dore zamura gato turebe. Dore ngizi. Yego. Wabanje kumuha 200. Namuhaye 200. Yayakwatse kubera iyihe mpamvu? Yambwiye yuko kugira ngo agire ahindure nyine ubwo buzima bizasaba amafaranga agukize kugira ngo ahindure ubuzima nyine urumva ntabwo yakorera ubusa. Wari umwizeye gute? Naramwizeye kubera ko nagiye mbona ibikorwa byinshi yagiye akora bitandukanye. Kuki wamamagaye se? Naguhamagaye nyine kugira ngo naba yarambeshya yarandiriye amafaranga muzamuta amazi. Hari abitirira abaganga n'umuganga nemera nabonye. Hari abantu biyitirira abaganga gusa nyine reka namuhamagare ndabona amasaha yambwiye ageze ubundi karahiye ndebe ko ibyo bitangaza yavuze ko kari kabikora atari uburyari. Agiye kuguha iki? Yambwiye ko azamereza 20,000. Agiye kuziguha se? Yambwiye ati zana igikarito amafaranga araza kugira iki kuza muri kino gikarito. Scotch se ni iki ndimo ndabona? Iyi ngiyi yambwiye ko nyine ndibuze gufungisha ahangaha nyine amafaranga akazamo. Uramwizeye? Ndamwizeye. Asanga ari umutubuzi. Oya reka ntabwo wavuga ngo umuntu ni umutubuzi utaramenya ibyo akora. Yego pe. Ngo muhamagare nanjye nahuye n'abaganga benshi ariko Imana igidufasha. Hari ababiyitirira sha. Hari ababiyitirira. Aba baganga bajya nomero azizi. Ngagiye ko guhindura ubuzima. Ariko nabonye abaganga benshi bamwe na bamwe barabikora urumva ariko Aro? Ndakumva mwana wacu. Muganga tuvugana? Yego ni muganga. Ubu rero watinze kutuvugisha amasaha yawe yageze. Ubu rero wenda muraza kunyihanganira buri kimwe nagitunganyije ibyo mwansabye. Igikarito nakizanye inote buri mwe kuri indi nazo nazizanye na ya scotch bambwiye. Ubwo negereje ibitangaza byawe. Yego mwana wacu ndi ku Gicumbi ndi kumwe n'ababyeyi.
nabo barakuramukije reka wumve ijwi ryabo. Komera komera mwana wacu, komera komera mwana wacu, dore turi kumwe nawe. Yego ndakomeye. Muganga reka nkomeze mwaki, ugiye gufata izo note uzifate mu ntoki mu kiganza cyawe cy'iburyo. Nabikoze. Uhuheho gutungana n'ukwanyu babyeyi ushyire mu gikoresho. Gutungana n'ukwanyu babyeyi. Ngaho vuga amazina yawe yombi ufunge neza. Amazina yanjye nitwa Mutoniwase Berize. Yego Berize, ngaho funga neza. Komeza umuvugishe. Nabikoze. Wasoje gufunga. Ngaho ikorere ushyire ku mutwe wawe uvuge ngo nishimiye kwakira umutungo. Nishimiye kwakira umutungo. Yego umutungo wawe urazamutse ngaho Nanjye kazi ndebe ko waza mu mutungo. Urikoreye. Apfundikiye ashaka kureba ikirimo. Natuye. ngaho fungura icyo gikoresho cyawe utonze uwo mutungo wawe uzawukoreshe neza kandi uzishyire bugufi. Ose ugiye gukira. Kamfungure ndebe koko niba ari byo. Wapfundikiye uyikore. Ntanguki? Kamfundure ndebe. Muganga ntabwo ari umwese ukora. Kuba twedekaga. Umutungo ugiye kuwukoresha iki? Nakubwiye ko ngiye guhindura ubuzima nkashingamo business ikomeye. Yes, nk'umwana w'umukobwa ukiri mutoya wanyuze mu buzima bugiye butandukanye urumva kaza gufashwa na muganga guhindura ubuzima. Nk'umushinga ujya gukora nuwuhe kandi umuganga uzamwitura iki? Oya muganga we nzamwitura. Sanyine ngiye gushaka business nkora yinjiza amafaranga. Aka kanya ntabwo nahita nkubwira ngo ni iyi cyangwa ni iyi. Ariko nyine ngiye kuyigaho nyitekereze bitewe n'amafaranga mbonye. Ubuzima wari ubayeho burahindutse. Ugiye kubwitwaramo gute? Ngiye kubaho neza nk'abandi bose. Wanyimye 5 kandi nateze amasaha 6 nje kukureba. Oya ntabwo nayaguha, muhamagara guha yawe. Wose se ubonye ibitangaza akora? Yavuze ngo buri wese ntabwo yemerewe impano. Oya ntabwo yavuze ko atayemerewe. Muhamagare wenda nawe hari igihe uwo mugisha wakugeraho. Yego. Urakoze. Nta Munyarwanda. Igikarito kiruzuye. Uri kuyabona? Byatangiye ari ubusa nta kintu kirimo. Kamfungeho.